abagore baraganduka. Ubonye umugore ababonye ikintu cyiza. Umvirije biye kunivuga ku mugabo. Umuntu ubonye umugore ababonye ikintu cyiza kugikora. Umuntu ubonye umugore ababonye ikintu cyiza cyo kurongora. Iyo mwumvikana n'umugabo mushobora kugera kuri byinshi kubera ubwiza bw'umugore. Nukunda umugore ababibona bavuga disi kirankunda nubwo ari igikene. Se kuko ngiye gusambana koko ya nabamuhemukiye. Dialogue, ikiganiro cyawe n'umugore wawe mu rugo buri munsi. Umugabo gukunda, Imana yatubwiye ijambo ryitwa gukunda abagore bacu. Nago yavuga ngo mukunda igihe kimwe ikindi uzajya ubintari. Uwo ntawe umusumba ku isi yose. Ikibazo abantu benshi mugira abagore bameze gutyo ni mubimenye. Ukabona yagiye kundi mugabo ukibaza ako suriya we yabikoze atera, yamuhaye ikiriya mugore wanjye kozi ko ari kijyambiya ko ari ishyano ko atoroshye. Na bakunzi ba Rita and Robert TV ndabasuhuje mwese. Ngarutse muri ubu buryo kugira ngo mbanze mbaganirize tuntu duto cyane. Gusa Rita yantumye ngo mbabwire ngo arabakunda cyane. Yagize ibindi mirimo yagiye, ntabwo arwaye, ni muzima, ariko hari ibintu agiye mu gato cyane, ariko ambwiye ngo nze mbaganirizeho gato cyane mu gihe adahari. Nanjye naba mfite nk'akazi nawe yaza, cyangwa mu gihe adahari nanjye naza, gutyo naba ndahari nawe akaza. Mbese twe tumeze nk'amaboko abiri, njye n'umugore wanjye. Kuno kuboko kw'iburyo kukarabya ukw'ibumoso kwarangiza nako kukarabya ukw'iburyo. Ni magirirane. Sasa rero mu by'ukuri cyambere na mbere ndabanza ko mfite umugore unkunda kandi nanjye mukunda cyane kurusha ko we ankunda. Ngira ngo we ni wuzi uburemera nkundamo. Ibyo ndashaka kuvuga ku bantu bashakanye. Then uyu munsi nziye ku ruhande rw'abagabo. Abagabo rero twe kuntu duteye turi intare. Umugabo ntabwo asangira n'undi umugore, kirazira. Tugira ikintu kiturimo no mu matungo, mu nyamaswa n'inke cyane ushobora gusanga zisangira umugore. Niyo zamusangira zirarwana, nizo n'imbwa. Imbwa nizo zisangira umugore, zijya mu igobe, zikajya mu gusenzanya. Rero imbwakazi yazo ibanje asanga barimo kuyiruma ibikanu. So no kuvuga ngo mu bagabo rero kuntu duteye twebwe dufite akarusho. Ibyabagaho na kera, ngira ngo yabagaho kera nibwo wabonaga umuntu avuga ngo reka asasira undi. This time ndashaka kubwira ko bagabo bafuha nabwo hari uburyo dushobora kuko gufuha niko ahanini 80% nibyo bituma abantu batandukana. Principles zo kudafuha nizi no kwiremamo ko umugore wawe afite ubwenge. Ikindi cya kabiri no kwiremamo yuko iyabikoranye n'undi cyangwa se akabona urako abagore bageze mu myaka 40, mukabana wenda mukabana afite imyaka 20 n'ingahe, mukadvancinga kugera ku myaka 30 kugera kuri 40. Akenshi abo bantu bakunze gushakisha uburyo babona abasore bakiri bato. Ibyo birazwi, ibyo nta kibazo numwe. Wenda ni mana yanjye ni nka 60% badashobora kuba bajya mu busambanyi cyangwa kuba bumva bararikira. Barabikora kuva kuri myaka 30 plus no kuri 20 ngo bakiri mu rushako n'umugabo we kugera ku myaka 56 baba batekereza ko yabona umusore akumva mararikiriye. Aba umubiri we ubutekereza ibindi kubera imbaraga z'umugabo arimo kuma, kuko hari igihe kigera mugasanga aho mumenyeranye n'umugore wawe no kumutegura kumva bitagutwarira umwanya. Ibyo bituma umuntu atangira kuba yafuha, kuko bimwe murabizi neza ko iyo dafite imbaraga kandi umugore washatse muto bishobora kubera ikibazo hanini. So no kuvuga ngo rero principle wakoresha nizi, ubanza kumenya ko umugore wawe afite ubwenge. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, ugomba kwakira yuko umugore aramutse abigiyemo utagomba gusenya uko byagenda kose. Mugomba kurera abana banyu. Niyo mutandafite n'urubyaro mugomba kubana nawe kugira ngo isi itakota. Akomara ko kandi noneho aho tugeze ku kintu kigendanye n'iterambere, iterambere ryo jamora driving bidasanzwe, ku buryo usanga umuntu
umufitiye umunsi umushatse ari umuntu woroheje ubwenge bwe buri primary cyangwa secondary ataragera mu bwenge buri university buri mastering buri aho ngaho tu noneho ko umugore agenda arushaho kubona iterambere niko agenda arushaho kugenda yisobanukirwa. Bivuze iki? Bivuze ngo iyo amaze kugera gusobanukirwa kwe habaho umuvuduko w'imyaka nk'itanu akudrivinga highway, akudrivinga crazy, akudrivinga mu buryo udashobora kuwamenya ukabona umugore araguhindutse. Icyo ukora unakunja makujya urakekeka ugashaka competition imwe yonyine. Aho ngaho niho ruzingi rero ku bagabo. Aka kantu rugatsinda uba watsindiye umugore wawe. Nubishobora urabobaye karampenge ndaguha salute. Umugore amaze kumenya ko ashobora kuba ashaka gutangira kugenda afite uburenganzira bwe bwo kugenda ku mugoroba, umutangiye kuvuga ngo agenda ava kwanda ava mu rugo Rwanda aragenda se ko agenda. Iyo umaze kumenya ko umugore atangiye kugenda iryo joro cyangwa kwengugiye kwa runaka wimukurikirayo. Niba umwingizo sweetheart tujyane ukabona atabishatse mureka agende ite ku bana basigare mu rugo wite ku bana. Noneho nanavayo mukore surprise hane igihe wagendeye nakoze ibi nibi. Ufite bushobozi, ndavuga ku bagabo bafite bushobozi kuko nago wagira umugore nawe ngo bigere ku level udashobora gushakisha kakado wamuha. Ku bushobozi bwawe erega uriya mugore icyambere iyo umaze kumushaka nk'umugore wawe agera mu rugo akaba umuvandimwe mukamenyerana ukumva iyo utamufite utaburiho. Iyo uzi ikintu cyitwa love kwa kubaka. Noneho competition ugiye gukora we niyo nabimenye niba hari n'igikundara abagore bagenda bagira igikundara. Abagore benshi cyane Kigali nabonaga bajya kwa Yves hariya Yves yabaze mu Kiyovu kwa Yves kabari ko kwa Yves. Abagore b'abasirimu benshi niho bakundaga guterana. Sinzi n'ubu ngubu mu gihe ateranira abagore b'abasirimu bateranaga kwa Yves ka Jambo sana hariya mu Kiyovu. Bagaparika mu modoka yabo bagatangira gufata bwa Heineken bakayabaraye bagahamagara Yves buriya mureba hariya nawe niwe kibara nkuru niwe umenya abagabo baraye barwanye mu ngo niwe na minister amenya ko yarwanye kubisa umugore we. Buriya ushaka amakuru mu gitondo wagenda kwa Yves mwamwitaga kibara nkuru akakubitira inkuru yose buri nkuru yari yo yose. Yves umugore wasetsaga mama runaka yigeze kumbwira ati Yves uramubwira ati ntumvuge ko mvuye aha ngaho n'umugabo wanjye ashobora kuza muri aka gake nubivuge. Naba nabivuga se nabigurumva nabivuga ngo yaba ajyava gute mugabo akije utaransubiza se madame nawe urabona yarara aha ngaho amiraguza za Heineken ntago uramubona no Yves rero. So nuvuga ngo icyo nabivugiye Yves ni inshuti yanjye nabivuye ku bagore. Abagore ukuntu bateranya bakagira gakungu bakamenya abasore ba ababogari bafite ba side chick side bafite gaho gihungu kimuhavinga. Ibyo rero ugiye kubyirukamo cyane niko gusenya. Umugore urakora competition iyo byanze aba ari wa mugore w'ikivume agerayo kuko amba mwarabaye umwe akaba no muvandimwe ahita agira nimuhwe wa mutima we muhwe akawukugira akagaruka. Ariko ahenshi hanini umugore bamugereranya n'inkoko cyangwa injangwe. Ngo inkoko yaraye hanze yitwa inkware, injangwe yaraye hanze bucyabaye inturo. Ntabwo ari uko biteye. Umugore urongora umugore ufite ubwenge. Hari abagore bakwiriye kuba abagore bo mu rugo, hari n'abagore b'inyagasozi birwa birukangute basambana n'ababonetse bose badahazwa nakamwe. Ari abagore b'abanyabwenge bajya gukura. Ndashaka ko abagore ukuntu batiya ko azi neza umugabo wanjye ndamukunda cyane ariko umugabo wanjye nta mikoro afite. So noneho icyo ngomba gukora kimwe cyonyine nanjye hari abankunda kubwiza bwanjye ngomba gukuramo aya mafaranga kandi barayafite kandi simbahe ngabagira inshuti. Umugore akagenda agahiga abo bantu agahura n'abo bantu gakoreye amafaranga akagaruka akabwira umugabo yabimenye ariko wakabifata nabi agashaka gufata ati umugore amafaranga yakuye muri ka boutique kari yaducuruza kweli. Iyo mwumvikana n'umugabo mushobora kugera kuri byinshi kubera ubwiza bw'umugore. Ni nabyo byinshi cyane mbona muri cya gihugu cy'u Rwanda bakunze gushira abakobwa beza muri service zimwe zakira
ba mukerarugendo, abayobozi b'ibihugu, ba presidents na ba ministers n'abandi n'izindi nzego z'aba diplomats baza mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se abakobwa bakajya muri ibindi bihugu, ukikanga umukobwa runaka arahana yakoze ibintu. So nuvuga ngo umugore mwiza afite umutwe utekereza neza yagukiza, ariko uri umugabo w'ikigoryi wasenya. Ibyo mbivugiye ku mugabo udafite ubushobozi kandi barashatse umugore mwiza. Simvuga ngo mushete abagore banyu bagende babe bandi amahome. Just ururimi rwiza afite uburyo yavugamo. Twese ntabwo twavutse mu kumenya ngo tunegotiating cyangwa tuvuge n'abantu cyangwa dukiringe n'abantu ku buryo ushobora gusanga umuntu w'umukire yakurekurira amadolari 15,000. Ni bake cyane bashobora kubigeraho. Hari n'umwasamira ugenda yagera kumva ko ndabizi ko bambwira ko ndyoshye, hakumva ajya kuyohereza undi ngo wenda nimara kumuryohereza arazangira gutya kureba iyo busaragiye. Nagaruko bimeze. Abagabo, umugore we nagenda we kora competition yo kumuha care kurusha iyo wari usanzwe umuha. Nicyo kigambo kimwe nashatse kubazana uyu munsi wa none. Fata ubushobozi bwawe ufite bwo ari bwo bwose, ukunda umugore wawe nikabona kabumbuka muhe urukundo urugaragaze mu buryo bw'ibikorwa, kandi noneho even no kujya mu buriri munitegure mbikore neza. Ariko icyo nimo gutekereza kimwe cyane ku bantu bemera Imana, numva ko umuntu washaka umugore wahawe n'Imana bya nyakuri ugasenga. Ariko mbona n'abapastori bakuru barasenya, mbona abakozi b'Imana barasenya, mbona abapastori kazi basambana, mbona abapastori b'abagabo basambana benshi cyane. Ariko rero byo gusenga Imana byo ni byiza, ariko rero kugira ngo ubone umugore umeze gutyo wa mugani muhabwa n'Imana. Hari gihe umugore ubona akubangira umuhoro bikagucyanga basi wingoye ntabwo yamusabye Imana, yazanywe nandi. Ako si kuki batavuga ngo umugabo mwiza muhabwa no witeka, tukatubwira ngo twebwe ngo tuganda ngo abagore baganduke, abagore mwiza muhabwa no witeka. Umugabo we biva kuki? Bivuga ngo umugabo kunda umugore wawe, ndiyo jambo ryonyine. Bagabo mukunda abagore banyu, nukunda umugore ababibona bavuga disi kirankunda nubwo ari igikene, se kuko ngiye gusambana koko cyaho nabamuhemukiye, se kuko mbikore oya reka nihangane wende ejo tuzarya. Ayo akakukerebera akakureba akihangana. Uwo iyo nijuru rya kabiri umugore umeze gutyo, uwo ntawe umusumba ku isi yose. Ikibazo abantu benshi mugira abagore bameze gutyo ni mubimenye. Ukabona yagiye kundi mugabo ukibaza ako suriya we yabikoze atera, yamuhaye ikiriya mugore wanjye kozi ko ari kijyambiya ko ari ishyano ko atoroshye. Nago wakoraga ibyagomba wumva ko sex ari cyo kintu. Dialogue, ikiganiro cyawe n'umugore wawe mu rugo buri munsi. Umugabo gukunda, Imana yatubwiye ijambo ryitwa gukunda abagore bacu. Nago yavuga ngo mukunda igihe kimwe ikindi uzajya bintare. Abagore baraganduka. Ubonye umugore ababonye ikintu cyiza. Umviriye kunivuga ku mugabo. Umuntu ubonye umugore ababonye ikintu cyiza. Ikintu cyiza kugikora ute? Umuntu ubonye umugore ababonye ikintu cyiza cyo kurongora. Shwa aho turumvikana. Ubonye umugore ababonye ikintu cyiza, ababonye zahabu nziza. Ubonye umugore ababonye ikintu cyiza kabisa. Bagabo mukunda abagore banyu, umva ibyo bintu ariko mukunde. Ese koko turabikora? Kandi none bakatubwira Bibiliya yatubwira ngo abagore ni inzabya zoroshye. Niyo mpamvu ushobora gupara umugore ashatse gusambana ntago washobora kumugendaho ngo mushobore. Uranamugemura ukagenda ukamuparika no ku muryango w'umutipe wa ghetto bakamurongora akagaruka mu modoka uyiparitse ngo umuti nkonda kuri vora. Akakubwira ati sheri hariya barimo barasuka Janine, nanjye nagira ngo ngende kureba ndebe nange order bazansuke, ariko ibintu ndumva nabirambiwe bansutse nabi burya, reka maze murebe ndebe numve bikiro by'abari abakongomani baranahenda hariya haba abakongomani nibo basuka neza nibo reka nzi kumbe nta nasaribayo.
agakata ku inguni imwe agakata ku yindi n'akabaga harimo harimo iki rangete harimo izo ipasi zirimo ngaho kabisa afite na deodorant na byose na perfume akinjira ku geti yo Mutipa iminota 20 iminota 10 Mutipa aba yamushoje neza yarayinitse avuga ngo namusize imodoka ari muri parking cyemo kumbwa ngo twongere akahita yitunganya perfume akagaruka yewe aha ntago nzahaza baya barambeshye mageze nsanze hanuka yewe no gusohokamo sinkunukira sheri akicara modoka ka driving uvuye gusambana so umugore muveho ahubwo tubakunde kugira ngo batajya muri biriya nabirenga akabijyamo uwo ni wa mugore utarukwiriye kuba wawe akomara kumvise bagabo mukunde abagore banyu batetesha yanabijyamo no kugira ngo mwirukane cyangwa umuteze umuryango w'iwabo mwereke imbaraga z'urukundo mwereke ibirusha ibyo kubwira umugore ukamubyinirira ukamwita ibyo utigeze umwita byose sweetheart sinzi ikindimo kunkurura cyane kurushaho kugukunda ndumva ngukunda uko ntigeze ngukunda wagira ngo uragakuba gato wagira ngo nibwo nkubonye amagambo nk'aya aryoshye muyabwira abantu bwira umugore wawe ko umukunda kurusha